uzareba umukobwa wakunze neza umusore hari uwo twakuranye yakunze umusore pastor ariko barakubita papa warahana rimwe biyeze kumuzirika bashyira ku giti barakubita arangije azanzamutse iryo jambo nari muto ariko ntiryamvuye aravuga ahita abwira basaza we na papa we arabwira ngo mu Giswahili ngo atamniuwe mimi nampenda ngo nubwo mwanyica ndacyamukunda ati mumfashe basi arira ngo basi mumukuremo hano ati nawe murakubita inyuma ariko hari ahari ari mu mutima byangumyemo nari very young nari 14 nari mfite imyaka 14 ariko cyangumyemo ko ikintu umutima wakunze n'ababyeyi barakubita abantu baraza imiryango iraterana umwana arananirana pastor ajya gushyingirwa ntiyakomeje amashuri ntiyakomeje kwiga umva arashyingirwa reka mvuge ikintu gitangaje muri ibi yashyingiwe ari uruhinja reka nyivuge neza yari atarabona n'imihango ku buryo yategereje imyaka nk'ibiri gukunda ntiyamupfiriye yemeye guta abasaza akana korojeze navuze nakuga ko uwo mukobwa niba ashobora kugera aho akabwira ati murimo murakubita inyuma atari ko ahantu ari saho hano bahakubita akarira yamara kurira mu mutima aracyarimo finally yarongowe nawe ari uruhinja gapusi nawe icyama tugakunda Yesu birenze urwo rwego ibyagukubita byose wabisimbuka pastor bikubitira hano ugasimbuka byakubitira hano uti birakubita inyuma ariko Yesu arimo ibyo bintu byangumyemo mbona ko ninkundisha Imana umutima wanjye nta kintu gishobora guhagarara imbere pastor umuririmbyi aravuga ngo nta bya none nta bizaza byazantanya na Kristo kunda Imana n'umutima wose